Action Driving School. Iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Waba uri umutangizi, waba ugerageza bidatinze ukabuzizi neza, uzididibuza nka benezo. Urifuza kujya imahanga, tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini cya TOEFL ukinywe nk'amazi. Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic, etage ya mbere mu muryango 45C. Telefone ni 0787246268. Action Driving and Language School, nyamurangwa n'ibikorwa. Izina rya Yesu nabe muzima nyambara izindi imbaraga z'umwuka wera, imbaraga ziruta izindi, imbaraga zirya izindi, imbaraga zirya iz'abagome, imbaraga zirya iz'abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu namutwite. Mana, ndagushimiye ko ukomeje kumpindura urugo rwanjye, ukanzanira amahoro mu rugo, nkongera kugira ituze mu rugo rwanjye, hatunganirwa. Ndumva nishimye, sinzi ibyishimo numva byandenze. Uwiteka, uri Imana gusa y'igitangaza. Kubona ibintu byari byabaye mu rugo rwanjye, ntazi hepfo na ruguru, ntazi iyo bijya n'iyo biva, mbona ibibi byose biri kunkorerwaho, ariko warigaragaje nk'Imana. Koko imigambi y'abana b'abantu itandukanye n'imigambi yawe. Ntabwo nari nzi ko iki gihe cyagera ngo nongere ngire umunezero, umugabo wanjye yongera ahinduke, ampindukirire. Byose mba numva ari amashimwe yuzuye mu mutima wanjye, ariko gusura Imana y'igitangaza. Makacha, bite? Uranzi? No uri hano se? Njyewe se uranzi? Murazi yanye. Umuntu ndamuzi, gutyo nyine biraho. Yagize ngo ariko ntabwo tuziranye. Sibyo? Murazi. Sheri. Sheri? Ntabwo nkunda bakobwa. Avuga ibintu byinshi. Cyane nako bakobwa ntabwo nkunda amagambo yo kumbehereza. Nakubehereza. Njyewe uraje usize mu nzu yawe. Oje vuga Sheri. Gende mu nzu. Twinyerere. Rwego nuko ndi kukubaza umukunzi. Ubona nzi kameze neza. Bebe. Nyuma y'amusembuza. Bose kandi nabaye. Ibintu byose nabyibutse, byose byabaye. Mbabarira gusabye. Nyuma y'amusembuza. Nziko ibyabaye nyine byarangiye, tukabihindura ahubwo nyine mu gushima Imana yuko basi wabashije kugarura ubwenge kujya kwibuka ibintu byose. Ndi gutekereza ukuntu naguhindura ku musasa, nkatekereza ukuntu mbwiye ko banduze simbyemera, nkatekereza ukuntu nta kintu kimwe ntibukaga. Njye byajyanye ubwoba nyine nabuze uko mbigenza, nanjye byanshanze ariko nyine nanjye si ukubeshya, nanjye narishimye none nsigaye nirirwa nshima Imana gusa nta kindi nabona cyo kuvuga. Ase nk'ibintu byakabaye kuri iki
Regashiri abantu twese ntabwo dutekereza kimwe. Nta nubwo twumvira kimwe. Buriya afite impamvu ze kugitekereza cyamuteraga gukora ibyo bintu byanze bikunze baranyereza. Akubepeka mw'isukuri. Uri ku munsi mubwira ngo uyu mukobwa uri kugira impuhwe azaguhemukira. Urabyibuka? Niko nta muntu uri mu mutima we wahemukira umuntu ngo kugira ngo azakwitura inabi cyangwa amugirira neza ashaka kuzakwitura nabi. Basi reka musabe ikintu sibyo. Ashaka ko ngire tujyana kwa Jackie. Yagusubijemo ibindi se kandi? Njye ndashaka ko tujyana njye nawe. Nusubaye cyangwa kandi? Bebe. Nusurashaka kujya kwa Jackie kumara iki none? Ngiye nyemerera ndagusabye. Fata inzira tuve hano ngenje kwa ntabwo rarwo nakandagiramo. Aho ya rwose mbabarira. Niba ushaka kujya uzongere wijyana ngo niba hari ibindi yaguterereje ubwo nabyo nzabimenye nyuma ariko ntabwo najye pe. Kandi babarasu wigora umutima wanjye. Bebe ngo mbwire sibyo. Ndagusabye kandi nyemerera. Uzamenya impamvu twagize nyemerera tujyane kwa Jackie njye nawe please. I'm begging. Please babara sibyo. Njye hari ikintu nshaka gukora turi kumwe nawe. Batari ikintu kinoze ku kintu wanze kumbwira ahubwo utekereza yuko none twanajyana ntakizi. Ngo se ubaye ugiye kumwibukira. Oya. Ntange indeka mubwirire nange nabiyiturwa yindi. Niba ugiye kujya guteza akavuyo mu rugo rw'abandi none ukagenda tunajyanye ugakora ibintu by'amahano turi kumwe bwo ntango nabyihanganira. Umva mbwire sibyo. Mbabarira unyemerere. Ibindi byose uzabimwe twagezeyo ariko unyemerere tuzagera. Okay. Nta kibazo. Thank you. Love you. Mwana sanga bitegura. Banyene tunganya utuntu twinshi rega mu cyumba. Jackie, ubu ikintu kinzanye hano niko cya. Ese reka nkubaze gutyo kuko wayikoreye iki? Urampereza ibyandishya nagumereza. Iki wambikije? Ndashaka amafaranga njye wanu magasuzi kutazanyishyura. Nani sonereka. None se reka nkubaze. Niko muko uziko wigize. Ndashaka gutya nta n'ibindi tuvugana nta n'ibindi byinshi ni gutya. Ntigende rero. Nta kindi kintu kizima wajyaga gukora ni ukujya gusenya ingo z'abandi. Umva rero banzana nakubwira ikindi utaruzi. Se wanumaga rero nkaguhamagara numfata. Nahamagara numfata. Ndahigereye. None ndashaka ibyanjye ntago nshika. Ese hari ikintu wabikije? Ariko uruguzwa abandi wajyaga gusenya. Indaya ntago zigira konje. Ndashaka ibyanjye. Uramireza ntumereza. Ese kuri aya mugo rwanjye uvuga buhoro ko kuvuga cyane sibyo. Umva ahubwo reka mubwire ndafata na mikoro nimba nayo ushaka. Cyangwa urashaka ibyanjye we. Umva mereza amafaranga. Umva uramereza amafaranga cyangwa nabimereza. Ese kuvuga cyane kuyavuga siko kuyamara. Uramereza cyangwa umva ntayo. Ni abashira muri inzu ahubwo none bazaze bambaza umurambo wawe. Nani so umva. Wowe se urumva. Reka mbanza. Ni iki wakoze? Reka mubwire. Aho usivuga umukobwa noneho. Ntabwo ujya untwara ibyanjye nutanyishyura ndakwica nk'urunuzi none bazambaza umurambo wawe noneho nunyica ukayabona ubikore wishimye niko mukobwa agusa wowe ureshya uska wihaza uri kumva nambaye utuntu kwento dufite 12 kugira ngo wewe twiguriye amafaranga yanjye we sohoka rero ujye gushaka nandi ya nereza narayakoze wakoze narayakoreye wasenye urugo rw'abandi none washaka iki wumviraga iki uranyishyura ntunyishyura wumviraga iki uranyishyura ntunyishyura ahubwo inkozi ziri Mbabara no kuri mukobwa twabe cyagiye. Mbabara no kuri kwimana no kuri sinze nanjye ibyari bindi ubu ngubu ndashaka gusaba imbabazi. Magaca mbabarira ni ukuri Jackie yarankoresheje nanjye ubwanye sinzi ibyo nari kukubwira yarankoresheje wumve ngo naryamaga nkibaza
bikanshanga ariko mbabarira n'ukuri yakoresheje gute nanjye simbizi yarantumye uzi ibintu wakoze hagati y'umugore yanjye n'umugore wanjye mbabarira n'ukuri kw'Imana uzi intambara wateje mu rugo rwanjye madam mbabarira n'ukuri mumbabarire nanjye sinjye ni Jackie wankoresheje ndabasaba imbabazi agukoresha ku byo ushobora gufata umuntu mwanya makashuka muhaye bikamu isoko kuri iyo sibyo haha n'umugore wanjye ashobora kugira ngo nibyo kuko naguteye inda n'ukuri kw'Imana mumbabarire ndabinginze makacho wambabariye ese ni gute umuntu agukoresha kugira uza gufata umuntu mwanya ukamusebya kuri makacho wambabariye kuko ndagusaba imbabazi n'izina ry'Imana ntabwo ari njye ni Jackie mbabarire n'ukuri mumbabarire nanjye nakubwiye kwanjye kose amakubwira sibyo gahoreye ibiko ibindi bintu byose bigenda byisobanura ndasabira nkubwire mumbabarire umva rero nkubwire sibyo mu buzima bwawe kuva ukagera ntuzongere gukoreshwa ntuzongere kubeshya n'ukuri nanjye nabitekerejeho nsanga ntuzongere no guharabika abantu ntabwo bizongera nabibonye imisomo n'ukuri mumbabarire ntabwo bizongera genda warakoze sibyo basi mwambabarire oh it's okay genda byarangiye nta kibazo igenda Jackie uzi ikintu kinzanyanga uzi impamvu njangande kwe n'umugore wanjye ndashaka kukwiyama nkakwiyamira mu maso y'umugore wanjye sindi bwite ku byo wakoze amateka ibyo wakoze neza zose waciyemo Jackie ndashaka kukwiyama kuva iyi saha ya saa 11 zirenze iminota itariki y'uyu munsi umuntu bitamakaca mu bwonko bwawe umwibagirwe nk'uko uzi neza ko satani yibagiwe ijuru adateze no kuzaribona ariko kwibagirwa makacha sasa hivi niko busy na wifi yangu namuna wifi yangu mwangalie ndani ya macho mwangalie niko busy na wifi yangu sinshaka ikintu cyose kizongera gutuma Jackie utekereza kuri makacha cyangwa se ugatekereza ku rugo rwanjye cyangwa ugatekereza ku mugore wanjye from today nizere ko kunyumva neza ese nibyo mwarimuje kumbwira mazama twari mu rupfu niyumva ajya tuba turi gucurangira abahinzi no sibyo bakubwiye byose ntabwo babyumvisha narabikubwiye kuva na mbere hose nakubwiye yuko iteka ryose bigukora bizakugaruka Jackie ntako ntakuganirije ariko buryo koko amatwari mu rupfu ntiyumva ntabwo ari uziko ibintu byose bizakora ariko byagombaga kugira inkurikizi ntanga ikintu kibi kimeze kuriya cyaburi inkurikizi nkizi neza narakubwiye ko makaca ari umugabo wanjye tudateze no kuzatandukana na rimwe uretse kwa kundi mwarigize intumva gusa ni ibi ngibi byagombaga kuba Jackie nizere ko wumvishe sibyo uri mukuru urakuze bihagije umukobwa mu mujyi wa Kigali utabura umugabo ube n'umukobwa mu mujyi wa Kigali udafite ukongera gutekereza kuri makaca bebe Jackie undeba inshuro ebyiri zikurikiranye uhere hasi ku rukwede kugera ku musatsi niwe ndikubwira niwe mbwira n'ubwonko bwawe guhera uyu munsi makaci n'umuryango we
makaca n'umugore we makaca n'icyerekeye even n'isaha nambaye ntuzajya uhura nawe mu nzira mureke yumvise naho niba afite amatwi n'umutima wo kumva yumva ngaho nuko murakoze nizere ko ibyo byumvishe umusisa tumva niki uretse agasuzuma abantu ntababyumva se wajya kubona ukabona jarere mfite amatwi nabyumvishije Jackie mugende mutunge muzanatunganirwa abashimiye kwiruka murenge wanyu Action Driving School. Iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Waba uri umutangizi, waba ugerageza bidatinze ukaba uzizi neza, uzididibuza nka benezo. Urifuza kujya imahanga, tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini cya TOEFL ukinywe nk'amazi. Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic, etage ya mbere mu muryango 45C. Telefone ni 0787246268. Action Driving and Language School, nyamurangwa n'ibikorwa. Juliana ceceka aho ngaho nzakubwire kugeza ryari. Umva nkubwire uri umwana mubi mbega agakobwa. Umva nkubwire cyakora aho nzahurira nawe uzayoberwa niba ari ingeno uzahita umenya Jack wari we. Nta soni ubu se ko bimubwiye warabyibushye mana we. Juliana washyanuwe. Umva cyakoze icyo mbaye kuri umujinya numva gufitiye ngufashe nawe gucira mu panaro bubi mana we wakavunika ibirenge we. Julia umva nkubwire ibyo wankoreye nzabikwishyura kandi uzicuza icyatumye umenyana n'umuheburayo wa kigoryiwe kijiji gusa akajiji nako katagira 12. Umva uryembye nzaguhigisha uruhindu kandi uzabyishyura biriya bintu byose. Ubwo se byakumariye iki? Zibaho funga umunwa nta kintu nyeneye kumva wa mbesire we. Nta soni n'undi munsi wa uretse ndi kubivuga umbaye kure ngo nkwereke ngushwanyaguriza ubwo bugoryi bw'ubupira wambaye bwa makeya wa gicucu. Nta soni uzi ukuntu mana we umpeze Jesca kari akagore mana yanjye cyakoze cyo. Umva kuyavuga siko kuyamara reka kamwibikire uzamenya uwondi we wa gicucu. ariko Jack uzi ko utagira isoni ubu uratekereje uricara uvuga ngo reka njye gutekera imitwe Jesca nze mubeshya nguje kunsaba imbabazi uri murantera iseseme reka nkubwize ukuri. Njye mbona umukobwa wataye ubwenge sinzi icyo cyo n'imbere yanjye ubu nta nubwo isura yawe ngishaka kuyibona mu maso yanjye. Jesca wakwibutse paso twari dufitanye. Jesca ninjye uri kubwira ngo ubuhe ubushuti bwawe narabubonye ibyiza byawe narabibonye niba uri kunyegereza ngo wongere kumpemukira reka nkubwiye please. Nagari yo gahunda mfite Jesca namaze kubona ko nakoze atari ibyo sibyo ngirire impuhwe mbabarira pe. Noneho ugaruye umutima ugaruye ubwenge ushyize ubwenge ku gihe utangiye kubona yuko uburaya bwawe gukubise hasi atireka nze kuko bimpombeye atireka nze tukame imbere yawe nsaba imbabazi. Jesca mbabarira pe gusabye imbabazi. Reka mbwire Jackie uzantu wabereye umukobwa mutabwenge utagira n'umutima wowe utaye umunsi wa mbere ufata icyemezo cyo kujya mu bapfumu hejuru y'umugabo bizi neza ko atari wawe. Nanjye rega ntabwo nzi ibintu byari byamfashe nanjye ntabwo nzi ikintu sibyo mbabarira. Ako Jackie waba wibuka inshuro nagusabye imbabazi nkwinginga nguma amahoro mu rugo rwanjye ubu uragarutse uje kunkomveka kugira ngo mbe convinced nurangiza wongera nkore nk'ibyo wari umva nkubwire Jesca watuje ukanyumva ko kumbabarira sibyo kandi wumve ko ngarukanye umutima mwiza atari wawo ndi nanjye sinzi ikintu narabayemo nanjye bari barandoze wenda sibyo mbabarira n'ukuri. Reka abakobwa muranzitse abakobwa b'icucu noneho nkawe uziko nkureba nkakubura agaciro ese Jackie
wumvaga narakubwiye ngo nta munsi n'umwe ikibi kizijya gitsinda ikiza ntibishoboka narabigusobanuriye ndabikubwira wanga kunyumva ariko aka kanya ikibi wakoze nicyo kiri kugukaraga mu mutwe gituma urabasinziriye sibyo ahubwo Jack uzi n'ikindi mva mu maso Jesca nuko koko wambwiye mva mu maso ntango nkeneye kongera kukubona mu maso yanjye Jesca wagize impuhwe basi sibyo imputangiriye urugo rwanjye imputangire nk'umubyeyi aka kanya nzi kugiye nkawe habara wajya kugira izihe basi gira impuhwe nagize impuhwe birarenga nsanga ahubwo nagize impuhwe zitiza urugi uko akuriye kugira ngo ugire ubuntu butiza urugi nasanze nanjye aribyo byambaye kugirira ineza umuntu udatekereza Jesca umukobwa w'igicucu ntawe udashaka gutekereza yuko hari ikintu basi cyiza kimwe twigeze duhuriraho noneho ngiye birenze na kimwe byari nanjye ndaje Jack mva mu maso ndakwinginze mva mu maso yanjye Jesca waritse kumera gutyo ko ibyo bintu bitigeze binakubera n'umunsi n'umwe koko waritse kumbwira nabi Jack mumbure mu maso yanjye nari kukubona ndakwinginze mva mu maso Jesca mbabarira Jack mva mu maso winterese semi bajya nkubwiza iki waritse kumera nkuko basi ngiye nabaye sibyo ntabwo namera nkawe nta nubwo isura yanjye yafata ishusho yawe kuko ufite ishusho y'ababi dayimoni igenda gusa mva mu maso umurozikazi hano oya kuramo kuko ndazimena Jackie uratinyutse ugaraga ibyo binuza byawe uvuye he nahari kwanza ngo nkwereke gutsindire muri renze uvuye mko washiriwe wamagiwe ngewe ukaninyuka ngewe uje ndeba ariko ndi umwana wa Kristo ndasengewe wacu tunabatambye uri kumva bagize ukandoga arasiko bazamfata nta bwiza ufite kuryo bukoresha ugakurura umugabo umuntu ungana nawe ugakoresha uburozi wanyu muri abapagani uburozi warabonye warasiko tutazakuvumbura twarakuvumbuye makacu ndamufite uburozi warashiriwe nta nahantu ufite waramanjiriwe umva si itonde kuko ngiye kukumesa uri muransunika ngedi mubi nago wagenda kuri na revenge mama nago wagenda gutyo gusa mbwira waninyutse gute nagutinyutse gute habaye iki ibyo ubundi kuvuga ni ugatinyuka ukano ukananyibagiza kuko uraninya yaba utaninya nari kwibuka neza ibintu wankoreye sibyo uraninya urabizi nawe ko ndi mubi umva ngabanya amagambo akayira wabonye winjira senga Imana kora gutya bahamagara abakurambere biwanyu ubasaba uburyo uri busohoke muri kino gipangu gaho urakoze kuvuga ava mu nzira n'igendere ase wandetse baranzino juru uranshaka hiki baranzino ibintu itonde sindagukoramo niyo mpamvu uri kwijya nga sura nkoramo sindi mu rwego rw'abari bakobwa mu nzira nyiri kumva ako se igihe wavugiye itonde abantu kungira uko nguko we gute ndagucavuza ahubwo ku buryo uragenda utazi uburyo uri kwigira reka umbwire Jack sindi mugenzi wawe madisiwe sinzigera mw'amahoro cyangwa se gutuza nzi kwa nkunda yo sinzigera mwase gutuza kunzi ko nyama y'umutima Jesca oya mama ese natituza banyi cyangwa se n'ingeso Jesca erega mama nanjye birambabaza kuba ari njye ukuriza kandi